Iyo tuvuga guca bugufi turavuga kwakira icyo Imana yakugize utongereye utagabanyije. Adamu na Eva kubera kutemera ko baremwe mu ishusho y'Imana, kutemera ukuri Imana yababwiye ati bana banyu nabaremwe mu ishusho yanjye, hano murategeka, mutegeke, muganze, autorité yose murayifite ku isi, mufite gutegeka, kuganza, hano ndahabahaye. Isi ngo yayihaye abana b'abantu. Mwanza araza abemeza ko ataco bafite Imana yabahaye, nta na kimwe ni musa nayo, naraho muhuriye, ahubwo hari ababujije kujya neho hari ibanga ryo gusa nayo. Uyu munsi Imana tuvuga ngo kwakira icyo Imana yakugize utongereye utagabanyije, ni ukuvuga iki? C'est simple, biroroshye. Icyo Imana yatugize kiri muri Yesu. Uku niko uri ku ijambo ry'Imana. Ibindi byose no kubeshya. Ababwiza ukuri. Adamu wa mbere yaraguye. Aguhana abamukomokaho bose, abamukomokaho bose bakoze ibyaha ari bashikira ubwiza bw'Imana. Ngo Adamu wa nyuma ari we Kristo. Uwo nguwo ni we Imana itureberamo. Inzira nimwe ni Yesu y'ukuri n'ubugingo. Nawe ujya kwa data atamujyanye. Imbuto yadukijije cyangwa se Yesu kugira ngo adukize yakoresheje formule yo guca bugufi. Natwe nimba dushaka kwakira iyo mpano tuyakira duciye bugufi, nago tuyakira twazamuye, twagaye, twumva turi bihangana. Impano Imana yahaye isi ni umwana wayo, kandi mumuha yemeye guca bugufi. Impano isi yaciye bugufi, yemera kubambwa, urupfu rw'agashinyaguro, abambwa n'abantu yiremeye, abambwa n'abaje gukiza, atabwa n'abaje kwemera, yambugwa nabo yaje kwambika, asuzugwa nabo yaje guha icyubahiro, akubitwa nabo yaje komora. Ibyo arabyemera guca bugufi. Guca bugufi ni ukwakira icyo Imana ikugize utongereye utagabanyije. Kristo Imana yari yamugize icyaha, arabyemera, yemera kuba icyaha, niyongera niyagabanya. Aravuga ngo data iki gikombe ubushake bwawe ni bube. Uko niko guca bugufi. Aca bugufi, aratubambigwa. Natwe uyu munsi twahagaze ikirenge muce. Iyo duciye bugufi rero twemera icyo Imana yatugize muri Yesu tutogereye tutagabanyije. Ariko abantu benshi twuzuye ubwibone. Guca bugufi guhera mu mwuka imbere y'Imana. Guhera mu mwuka ni iki rero? Ni ukwakira, twakira mu mwuka wacu icyo Yesu yadukoreye ku musaraba, icyo Yesu Kristo yatugize, icyo Imana yadugize muri Yesu, icyo tukacyakira duciye bugufi. Biravuga ngo nubwo tugaragara nk'abapfuye, ngo nyamara tutungishije benshi. Ngo nyamara nubwo tutazwi, ngo turi birangirire, ngo nyamara nubwo turi abakene mu buryo bugaragara, ngo ariko ngo dutungishije benshi. Ibyo ngibyo ni mwuka, niho tubyakirira, niho bidudubiriza, niho biri, niho byicaye. Ariko wabibamo n'abantu baciye bugufi mu mwuka. Iyo twakira Yesu tuba twamwakira duciye bugufi, twemera ibyaha byacu, twemera yuko twagiye kure y'Imana, twemera yuko twabaye abanzi b'Imana, tukakira iyo mpano y'Imana. Iyo mpano y'Imana rero niyo dufokasingaho, niyo dutekerezaho amanywa na nijoro. Ubusabane bwacu n'Imana ntabwo bwubakiye ku mafaranga dukeneye ku Mana, ntabwo bwubakiye ku mazu dukeneye Imana kwitwubakira, ntabwo bwubakiye ku mago Imana dushaka kwitwubakira. No, bwubakiye kuri Yesu. Niyo rufatiro, niyo buzima bwacu. Kubaho ni Kristo, gupfa ni inyungu. Ibi tugomba kubimenya bwoko, abana batugomba kumenya bino bintu. Ariko uyu munsi twiruka inyuma y'Imana, twiruka mu bintu by'Imana, tugashaka gukorera Imana, ariko harimo inyungu zacu, nta nyungu ya Yesu, ntayirimo, ntayo.